babonye imyenda y'uwo mukecuru. Iyo myenda uyibonye ati nyibonye hanze munsi y'inzu. Ubu bari bamaze kwica ingufuri iyo yari ikinze ku bikingi by'irembo byo hanze nyine bahita barebye munsi y'inzu ngo basanga imyenda y'uwo mukecuru n'amashapure yari ahari n'udukomo yambaraga ku maboko natwo turi aho ngaho. Ubwo n'ingutiya ye nyine yari yambaye nazo zari ziri aho ngaho n'ingofero ndetse yo mu mutwe nayo iri aho. Ubwo rero ngo bahise bo bakomeza bamanuka ahagana hepfo gakeya bahita babona ikigaragara nk'icyo twakwitwa umutwe, nubwo wenda nta kintu cyagaragazaga, nta mubiri wari uriho, ariko ni umutwe wangiritse nyine barawubona uri aho ngaho. Nibwo nanjye nibwo nahise ngerayo nsanga bari aho mu mbuga barabinyereka. Uwo mutwe wari warangiritse bigaragara ko se waba umaze nk'ibyo byumweru 2 cyangwa agaragaza ko byaba birenze mugereranyije n'igihe cyari gishize abuze? Ngira ngo rero ku murongo wa telefone turi kumwe n'umuyobozi w'uyu mudugudu kugira ngo wenda tuze kubasha kumenya byinshi byibanze. Reka tubanze tumwakire ndetse tumuhe n'ikaze muri iki kiganiro. Mudugudu uri kutwumva? Ndi kubumva. Igicamunsi cyiza. Murakoze na mu gicamunsi cyiza. Mbere yuko wenda dutangira reka tugusabe ubanze wibwira abantu batakuza ariko badukurikiye. Amazina nitwa Ndagijimana Anastase. Ninjye muyobozi w'umudugudu nyine wa Cyogo wabereyemo ayo mahano yo umukecuru wishwe. Akagari ni akahe? Akagari ni Akamarembo. Umurenge ni Kinihira. Yego. Reka dutangire wenda tubihanganisha kubw'iyo nkuru mbi yumvikanye muri uwo mudugudu, ariko se ndagira ngo tubwire nk'umuyobozi w'umudugudu ba hafi aho ngaho nyirizina, umukecuru bikekwa ko yishwe n'abagizi ba nabi yitwaga nde, yari mu kigero cy'imyaka ingahe, ese byamenyekanye gute muri rusange? Umukecuru yitwaga Nyirabagaruka Langwida. Yari atuye muri uyu mudugudu wa Cyogo n'ubundi. Yego. Yari afite imyaka 94. Yari afite kandi abana n'ubundi yabyaye muri aho abana yakagombye kuba ibava mu nda ye n'abana bageze kuri 5. Yego. Afitemo abahungu 2 n'abakobwa 3. Ariko muri abo bana bose nta numwe wabagayo cyangwa se kwabe yamuhaye wenda n'umwana ngo abe yamufasha. Yabaga hatyo, yabaga wenyine nyine twari tumenye ko aba wenyine, akajya afashwa n'abandi bantu baturutse hirya no hino nk'abana n'abandi bantu basenga bafite n'umutima wo gufasha abantu batishoboye. Amakuru ye y'urupfu rwe yaje kumenyekana te kugeza kuri ubu bimeze gute? Nayabwiwe n'umuhungu we mukuru. Ubwo ni umuhungu wa kabiri nyine, ariko niwe muhungu mukuru mu bahungu be 2 afite. Yego. Rero waje kundeba mu rugo hariho mu masaa 9 hafi saa 8 n'igice. Ageze mu rugo ambwira yuko babuze umuntu, ariko nawe akambwira ko hari umusaza ahuye nawe ngo akamubwira yuko hari umuntu ngo waje kugura y'ibitoki ko umukecuru ngo asuhuje ngo yumva atabonetse. Nk'ejo yongeye kugaruka ngo arebe ko yaba ariyo, nabwo asanga atabonetse. Ubwo rero umuntu waje kugura ibitoki niwe warebye uwo musaza aramubwira ati nyamaze uriya mukecuru nagiyeyo nsanga atariyo, nashaka kugura y'ibitoki, none n'uyu munsi nsubiyeyo nsanga nawe nabwo ntawe. Ati ndagira ngo mwe mwamenya amakuru wenda yawe nimba yaragiye gusura tubimenye. Nuko rero uwo muhungu we rero nibwo yahise afata umwanzuro wo kujya gushaka ubuyobozi ngo barebe ko wenda koko hari icyaba cyabaye. Abamanje kureba Mutwara Sibo rero aho hantu nyine yari atuye, amubwiye amakuru y'ibyo bintu. Mutwara Sibo nawe amubwira ko atamufasha atarebye mudugudu n'ubundi. Ubwo rero nanjye yaje kundeba, angezeho
arabimbwira turaganira nyine ndetse yagiye ryari arambwira ati abashize nk'ibyumweru nka 2 ati twarategereje ati mbajije kwa basaza be bose bahamagaye kuri telefone bambwira ko uwo muntu atigeze ajyayo ahamagaye murumuna we yaratuye Rwamagana nawe amubwira ko atigeze ajyayo. Ubwo rero ati ubwo kubera ko bimeze gutyo ndagira ngo uze umfashe turebe ko wenda mu nzu ariho yabari. Ubwo rero nabyansabye kujyayo n'ubundi ndazamuka njyayo ngezeyo nsanga ariko nyiri mu nzira ntaragerayo numva umudamu w'uwo mugabo arampamagaye ngo babonye imyenda y'uwo mukecuru. Babonye imyenda y'uwo mukecuru. Iyo myenda uyibonye ati nyibonye hanze munsi y'inzu. Ubu bari bamaze kwica ingufuri iyo yari ikinze ku bikingi by'irembo byo hanze nyine bahita barebye munsi y'inzu ngo basanga imyenda y'uwo mukecuru n'amashapure yari ahari n'udukomo yambaraga ku maboko natwo turi aho ngaho. Ubwo n'ingutiya ye nyine yari yambaye nazo zari ziri aho ngaho n'ingofero ndetse yo mu mutwe nayo iri aho. Ubwo rero ngo bahise bo bakomeza bamanuka ahagana hepfo gakeya bahita babona ikigaragara nk'icyo twakwitwa umutwe nubwo wenda nta kintu cyagaragazaga nta mubiri wari uriho ariko ni umutwe wangiritse nyine barawubona uri aho ngaho. Nibwo nanjye nibwo nahise ngerayo nsanga bari aho mu mbuga barabinyereka. Uwo mutwe wari warangiritse bigaragara ko se waba umaze nk'ibyo byumweru 2 cyangwa agaragaza ko byaba birenze mugereranyije n'igihe cyari gishize abuze? Tugereranyije n'ibyumweru 2 biragaragara ko n'ubundi nta kintu cyari kuba gisigayeho kuko buriya n'ibisimba n'ibikoko hanze biba bihari nijoro biba bigenda bikura bigaragara nk'aho ari umubiri. Yego. Nyuma yo kubona uwo mutwe mu rutoki twahise duhamagara inzego zibishinzwe. Duhamagara abayobozi nyine ngo badufashe nabo kuko nawe ubonye ibyo bintu bituga mu kangaratete ugatekereza iyo nkuru nyine y'akababaro nawe urabyumva umuntu ahita agwa mu kantu. Ariko nanone turikomeza duhamagara ubuyobozi buri hejuru yacu. Ubwo nibwo bwakomeje nabwo gukomeza guhanahana amakuru batubwira ko baraza kudufasha bahita batugeraho nabo. Nuko bagenda ubwo batubwira ko tugomba gushaka turashaka. Abaturage nabo baramaze kuba benshi cyane kuko ahantu habereye ibyo n'inkuru mbi nyine nk'iyo ntiyoberana abantu benshi bahise baza barakubita baruzura. Turashaka rero ahagana nk'abantu mu mazu atabamo abantu. Turashaka mu byayi bihegereye, dushaka mu mirima y'ibigori, dushaka mbese ahantu hose aho mu matuwarete naho tukarebamo kwenda hari uko baba barabigenje bakaba barabikoze wenda bakagenda bakamushyiramo. Ibyo byose twarabikoze ndetse iminsi kuva n'icyo gihe kugera n'ubu ubwo niko bigihagaze ariko umubiri twarawubuze. Uretse icyo gice cy'umubiri mwabonye mu rutoki ubwo nta kindi kiragaragara? Nta kindi kiragaragara. Ni ibyo ngibyo gusa nibyo duheruka. Ubwo nuko nguko bimeze. Uwo mukecuru kuba yibanaga hari abo bari bafitanye amakimbirane wenda mwakeka se? Hari abo bari bafitanye ibibazo? Yarasanzwe abayeho ate n'abaturage muri rusange? Abaturage muri rusange bari babanye neza nta kidasanzwe. Ahubwo wenda ikibazo aho yakiranaga n'ikibazo nabo ni umuryango we nyine. Nibo bagiranaga cyane ibibazo bamwita ko ari umurozi. N'icyo gusa nta kindi nta wundi muturage ufitanye nayo ikibazo. Ubwo nabo muri famiye ye wenda babaga bagirana ibibazo nk'ibyo ngibyo? Nabo muri famiye gusa. Akaba ari nabyo byatumaga yaribanaga se wenda? Nibyo n'ubundi kuko nimba wagiranye ikibazo n'umuryango kandi umuryango niwe wakagombye kugufasha ukaguha abana nawe ubwawe ukaba wagufasha ukakuba bugufi. Ubwo nyine icyo nicyo kibazo cyabayeho. Dushatse no gukeka ko n'ubundi cyakuriye n'urwo rupfu rumeze rutyo. Yari agifite imbaraga se yishoboye yitunze cyangwa n'ubundi yari akuze cyane? Yari nko mu kigero cy'imyaka ingahe? Imyaka 94. Ariko yari ashoboye kugenda
yarashoboye no guhinga utuntu guhinga nabyo yari abishoboye kuko yagendaga bishoboka, akajya mu misa mu kiliziya agataha ubukwe agasura abantu, mbese muri make kugenda bwo yari abishoboye. yego. Ntabwo yari umuntu wicaye mu rugo ngo ahagume ngo yumve atava mu rugo, ntabwo abizi. ubwo abuze hashize igihe kingana iki kugeza iyi saha? Abuze ubundi abantu baheruka kumubona bamubonye kuri 26 mu misa, ubwo niho bamuherutse muri uku kwezi kwa mbere. ubwo kuva icyo gihe kugerana n'ubu ntabwo yongeye kuboneka. kuvuga ngo ubwo muracyashakisha muri rusange? Ubuyobozi buturi hafi, inzego z'ubuyobozi zose, umutekano n'ubuyobozi bwite bwa leta baradufasha, natwe ubwacu n'abaturage turakomeje nyine gushakisha ngo turebe ko hari icyo twabona. akibura wenda bikamenyekana ko yabuze, iyo nzu yabagamo mwasanze ikinze? Ese niba baranakinguye bwo hari ibindi bimenyetso byaba byaragaragaje ko yaba yarishwe? Tugera mu nzu ubwo tukimara kubona yarishwe gutyo, ako gahanga tukisha umutwe tukimara kubona nawo mu rutoki, ubwo twahise duhamagara inzego z'ubuyobozi batubwira ko ingufuri ntawemerewe kuyikoraho batarahagera. ubwo ingufuri twarayihoreye, urugi turatwihorera turabategereza. inzego z'umutekano zihageze nizo zatubwiye ngo dukingure. dukinguye dusanga mu nzu, ubwo zahise zireba nazo mu nzu nyine, nawe urabyumva ko turebe ko hari umubiri wawe wenda baba barashyizemo. dusanga nta kintu kirimo, cyakora twasanze ibikoresho bindi bisanzwe nta na kimwe cyabuzemo. basanze harimo ibi, wenda nta gikoresho cy'icyuma twavuga ngo wenda baramwicishije twabonyemo, ntacyo. ariko ibindi bikoresho bisanzwe byose nabyo byari birimo, nta n'ikintu na kimwe bigeze bajyanamo. niko n'imyaka yari ifite udukimo twarimo n'utundi dukoresho twose yakoreshaga twarimo. ndetse wenda nk'amafaranga niba hari ayo afite, ko yari yafataga amafaranga ariya ya VUP, niyo wenda baba barajyanye bibaye ngombwa, ariko nabyo ntitwabihamya. abaye ariyo yari afite ubwo niyo yaba barajyanye. hari abaturage bari baturanye cyangwa aho yari atuye hari hitaruye izindi ngo? nta baturage baturanye cyane begeranye, ariko imbere ye gato cyane, hatari kure, hatari na hafi, hari umuntu umwe, ariko nawe twaramubajije nawe atubwira ko nta kintu yigeze yumva. abamuheruka bavugaga ko bamuheruka kumubona ari hehe, sangahe? abaherutse kumubona bamuherutse mu misa ku itariki 26 z'ukwa mbere. na uwo munsi bamuheruka rero, gusa ntabwo bongeye kubona, nta wundi muntu wongeye kumubona. Mudugu, niba wenda ntacyo wakongeraho twagushimira cyane. oya, nta kindi icyo nakongeraho namwe no kubashimira nyine, ariko nshimira n'inzego z'umutekano zadufashije, n'inzego z'ubuyobozi bwite bwa leta zakomeje kutuba bugufi no kudufata mu mugongo no kutwihanganisha kugera n'iki gihe. ndumva rwose nizo nashimira cyane, namwe kandi murakoze. ubwo ni ukuvuga ngo kumushakisha byo birakomeje? gushakisha birakomeje, n'andi makuru yandi yaba yisumbuyeho nayo abaye abonetse nabyo birakomeje. murakoze cyane, turabashimiye, mukomeze kwihangana. namwe murakoze. ngira ngo nk'uko ubyumvise muri iki kiganiro tumaze kugirana n'uyu muyobozi w'umudugudu, adusobanure ko hari hashize igihe kinini n'ubundi uyu mukecuru baramubuze, ariko batangira gushakisha ngo bakaza kubona igice kimwe cy'umubiri we mu rutoki. kuri ubu akavuga ko inzego zikomeje kumushakisha. twavuga ngo ni inkuru ibabaje, ariko nanone umuntu akibaza ngo ibintu ko bikomeje kwiyongera biraterwa n'iki? amaherezo yabyo ni ayahe ko bikomeje kumvikana mu bice bitandukanye? inkuru nk'iyi cyo tuba tugamije ni ukugira ngo wenda abibazaga byinshi, abari mu rujijo babashe kugira wenda amakuru bamenya atandukanye, no kwibaza cyangwa se no kumva ibihuha ko buriya umuyobozi w'umudugudu n'umwe mu bantu baba hafi ingo
cyangwa se n'abaturage by'umwihariko ubuzi uko ingo zibanye umunsi kundi, navuga ko abafite amakuru no kurusha wenda n'izindi nzego zo hejuru, cyane ko ari nawe uzifasha kubona andi makuru yo mu nzego z'ibanze cyangwa se yo mu ngo mu midugudu. Niyo mpamvu wenda twari tumuhamagaye ngo tuze kumenya byinshi cyane. Nk'uko mubyumvise, umurambo w'uyu mukecuru cyangwa se umubiri we twavuga ko wose utaraboneka, ariko ku bufatanye n'inzego n'abaturage mudugudu aratangaza ko bakomeje kumushakisha. Inkuru nk'iyi iyo mumaze kumva byinshi kuri yo, nta kindi turenzaho uretse kukubwira ngo watwandikira muri comment nawe ukatubwira ibi bintu bikomeje kumvikana biraterwa n'iki, ese amaherezo ni ayahe? Ariko by'umwihariko niba utuye muri uriya mudugudu cyangwa se ukabuze uyu mukecuru, ushobora kutwandikira muri comment, ushobora kutwandikira kuri nimero yacu ukatubwira ese koko yarasanzwe abayeho ate, ese murakeka ko ashobora kuba wenda yararengeye he? Ushobora kutwandikira muri comment cyangwa kuri iyo nimero yacu ukaba watubwira byinshi byimbitse bitandukanye. Reka nsoreze aha, nkubwire ngo komeza ubane natwe, andi makuru twazamenya kuri iyi nkuru, umubiri w'uyu mukecuru bayibonetse, byose uzakomeza kubikurikirana hano. Ni inkuru dukomeje gukurikirana, ni inkuru turi gukurikirana by'umwihariko. Niyo mpamvu nakubwira ngo rero utarakanda subscribe, kanda subscribe kugira ngo uzabe wa mbere gukomeza kubana natwe mu biganiro byacu, mu nkuru zacu bitandukanye n'ubundi bitambuka hano umunsi ku wundi. Amazina yanjye nitwa Umuyange Jean Baptiste, nige tubana hano ku Muyange TV show, mu biganiro, mu nkuru ndetse n'ahandi hatandukanye tugenda tubana umunsi ku wundi. Reka nkushimire cyane, nkubwire ngo ni by'agaciro wowe ubana natwe, ariko by'umwihariko wowe utwereka ko ubana natwe umunsi ku wundi, yaba bari hano mu gihugu, abari hanze, ndavuga aba diaspora mu bihugu bitandukanye, abari Canada, Australia, America, France ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Mwese turabibona ko mudukurikira umunsi ku wundi. Reka dusoreze aha, ariko nkubwire ngo ibiganiro, inkuru birakomeza gutambuka hano umunsi ku wundi. Oh!